Reka twongere kubasuhuza mwese inshuti zacu z'akadasohoka zikurikira Deep Five TV, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza, murabizi neza ko muri ab'ingenzi kuri twe. Uyu munsi rero hari inkuru mbazaniye, ni inkuru idasanzwe, ariko reka mbanze mbifuriza amahoro n'imigisha mbabwira nti Uwiteka Nyiringabo, Imana ishobora byose, Imana ikura ingumba mu bugumba, abana bagatamba mu mbuga ye wari ingumba, maze agatangira kuririmba indirimbo ziyihimbaza. Iyo ngiyo muri aka kanya mbifurije ko ibaba hafi ikabashyigikira mu byo mukora byose, kandi dore turi mu mpera z'umwaka, mbifurije ko muzasoza uyu mwaka neza, mukanatangira undi mwaka neza mumeze neza, kandi mugahoza amata ku ruhimbi. Uyu munsi rero narindimo kugenda nyuza amaso ku binyamakuru bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndeba kuri YouTube channel zitandukanye, maze mbona amakuru atandukanye. Amakuru rero twababwira ni uko hari imirwano ikomeye cyane irimo kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC, akaba ari imirwano iri kubera muri Uvira. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi, ariko ntabwo nshaka guhita ninjira muri detail ngo mbabwire byinshi kuri iyi ntambara irimo kubera hariya, ahubwo ndagira ngo mbibutse iki kintu nk'abakunzi b'umuryango nyarwanda, abakunzi bakunda famille. Murabizi ko hano dukunda kuganira, tukaganira ibiganiro by'abakuru, tugahugura imiryango, kandi rero ikintu nashatse gukora ino video, ndagira ngo mbibutse ko rero iyo mu ntambara habaye intambara, hari abantu benshi bahatakariza ubuzima, hari abantu benshi bahatakariza ibyabo, hari n'ibindi byinshi byangirika mu ntambara. Ariyo mpamvu nifuje ko abakunzi ba Deep Five TV dufata umwanya tugasengera abantu barimo guca muri biriya bihe biba bikomeye, kuko bariya ni abavandimwe baba bagenda banyura mu bihe bitoroshye. Erega igihe cyose uzumva ko hari ahantu habaye intambara, wenda ejo bundi mwumvaga mu by'Uburusiya na Ukraine, mwumva byo muri Israel na Gaza, n'ibindi byinshi bitandukanye twagiye twumva. Ni ukuvuga ngo intambara zose aho ziri ntago aba ari ibintu byiza ku bahatuye, kuko ni ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero mfashe uyu mwanya nkavuga nti ese kubera iki ntasangiza abakurikira Deep Five TV ino nkuru, kugira ngo dufatikanye dusengere bari abavandimwe barimo kunyura mu bihe bitoroshye, barimo kunyura mu bihe bigoye. Tubasengere Imana aba ariyo yagira gutya igarura ituze, igarura amahoro, abantu bongere kubana neza mu mahoro, kuko burya ahantu hari umutekano ibintu biba bimeze neza cyane, ariko iyo ahantu habuze umutekano burya ubuzima buba buri mu kaga, kandi ubuzima bw'abahatuye buba bugowe, kuko ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri kunyura muri buriya buzima biba bimugoye rwose. Niwumva hari intambara yabaye, ukumva yabaye mu bihugu by'amahanga, ukumva yabaye iyo muri Amerika cyangwa iki byose, wajya uhita utekereza uvuga ati umuntu uri hariya koko Imana imurengere, ufate amasengesho uyohereze hariya, kuko burya byanze bikunze ubuzima bw'umuntu cyangwa se ikiremwa muntu ntago cyishimira kuba ahantu hatari umutekano, ahubwo buri wese aba yifuza kubaho mu mutekano. Niyo mpamvu rero mvuze nti bakunzi ba Deep Five TV, munyemerere mufate iya mbere dusengere bari abavandimwe, tubashyigikire mu buryo bushoboka bw'amasengesho, kuko burya Imana igishobora byose kandi igibasha kurangiza ibyo abantu batabasha kurangiza. Rero nta bindi byinshi nari mbasangije iyo nkuru nk'abakunzi b'umuryango nyarwanda, kandi turibuka ko hariya naho hari imiryango, hari abagabo n'abagore, hari abana, hari abasore, hari abakobwa, hari n'abandi benshi batandukanye. nk'uko rero tujya dukunda guhugura urubyiruko, tugahugura imiryango, tukifuza ko imiryango ibaho inezerewe, ariko burya imiryango inabana inezerewe iri n'ahantu hari umutekano. Niyo mpamvu rero nifuza ko dusengera bari abavandimwe nabo bakagira umutekano aho batuye, bityo noneho imiryango yaho nayo ikabaho neza, kuko ndabizi ko iyo umuntu atuye atekanye burya n'urugo ruzima ruba rumeze neza. Rero mwese nkomeje kubifuriza kwibera mu ijuru rito rya hano mu isi, kuko burya ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Kandi rero dukomeze twungurana ibitekerezo, mbibutsa ko yari cano vugabutumwa iyobokamana, ariko nanone tunacishamo tukumva ubuhamya, tukanahugurana, tukanaganira ku makuru cyangwa se no ku tuntu n'utundi tuba tugenda dutambuka hirya no hino. Rero nyemerera ukore subscribe nimba utarayikora, ukande like nimba utarabikora, ukore share, ariko unaduhaye comment ukaduha igitekerezo ukavuga ati nyamara njye ndabona ibintu mukwiye kuzajya mubikora kuri ubu buryo, mukabigenza gutya mukabigenza gutya. Turabikunda cyane kuko dukunda guhugurwa, turabizi neza ko umutwe umwe ngo ujya wifasha kugira gute
gute murabizi reka ndeke kwirwa mbivuga ahubwo nimukomeze mudushyigikire mutube hafi muri byose ariko n'abari abantu mu basengere kugira ngo Imana ikomeze kubafasha mu bihe bitoroshye bagenda banyuramo. Murakoze rero reka mbifuriza amahoro n'imigisha mbabwire ntiri utagwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira akomeze kubasangiza itetuwe muhanga mu byo yahanze wahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi ntawahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Ndabakunda mbifuriza ibyiza. This is Deep 5 TV ibahoza ku mutima.